inshuti bakunzi ba radiyo urumuri mwese abaduteze amatwi namwe basomyi ba RSPinfo ikaze muri iki kiganiro twatumiyemo Padiri Thomas Nahimana ni umwe mu banyapolitike mumenyereye ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR ishyaka riri ku butegetsi hafi imyaka 26 rikaba riyobowe na General Paul Kagame ari nawe perezida w'u Rwanda muri iki gihe. Padiri Thomas Nahimana tugiye kuganira ari mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'Ubufaransa mu mujyi wa Le Havre, naho nge ndi Jean Claude Murindahabi hano i Paris muri studio ya 4 ya Radio Urumuri. Ndashimira abagenzi banjye ku cyicaro gikuru cya Radio Urumuri mu Bubiligi bakora akazi katoroshye ngo amakuru n'ibiganiro bibagereho neza. Ikiganiro cyacu tugihere ku mubano n'amahanga, aba hafi, abaturanyi. Umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'ubutegetsi bwa Paul Kagame n'igihugu cya Uganda n'u Burundi. Abaturage b'ibi bihugu ntibagifite uburenganzira bwo guhahirana nk'uko byahoze. Turibanda cyane ku mubano w'u Rwanda na Uganda kuko nubwo abakuru b'ibihugu byombi bagiye bahurira mu manama mu bihe binyuranye, ariko ntibyabujije gukomeza k'uwo mubano uba mubi. None Padiri Thomas Nahimana, kuri mwe mwitegereza musesengura muri politiki, uyu mubano mubi uterwa n'iki hagati y'ibi bihugu byombi? Umubano w'u Rwanda n'Ubugande umeze nabi koko ku buryo bugaragara. Ikibitera hari impamvu nyinshi byanze bikunze, ariko hari ebyiri twashyira ahagaragara ariko n'abantu bose babona. Iya mbere wenda ikomeye kurusha izindi, bariya abantu b'i Bugande, Perezida Museveni na Paul Kagame baziranye kuri byinshi. Baziranye ku byo bakoze byaba mabi, arimwe intambara zose bakoze zisha abaturage haba muri Uganda haba mu Rwanda. Ibyo byose babiziranyeho. Utwo bapfa twimbere ntabwo ushobora kutumenya, ariko ntitunabuze. Inyungu bapfa zabo bwite ntabwo rwose twazimenya, ariko ikigaragara muri iki gihe nuko byagize ingaruka ku bihugu byacu byombi. Impamvu ya kabiri ikomeye cyane, ntabwo byumvikana ukuntu ibihugu bihuriye muri uriya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, Perezida Paul Kagame ahawe kuyiyobora, nibwo atangiye kuyiyobora, none atangiye afunga imipaka. Kandi igitekerezo cy'ingenzi ko hari kugira ngo bafungure imipaka, abaturage b'ibihugu bigize Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi ndetse hari harinjemo na Sudani y'Amajyepfo babashe guhahirana, babashe gushyikirana, babashe guterana inkunga mu iterambere. Gutangira rero ufunga imipaka ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye kigira ingaruka ku bihugu bindi, kikagira n'ingaruka ku buryo bw'umwihariko ku Rwanda. U Rwanda nta gahugu katihagije, ntigashobora gufunga imipaka n'ibihugu bituranye ngo kabeho. Niyo mpamvu nyine abaturage uzajye kureba ibiciro i Kigali by'ibiribwa byaturukaga i Bugande, byaturukaga ahandi, ukuntu byiyongereye, ukuntu abaturage bari kwicwa n'inzara, ukuntu abaturage baraswa buri munsi kubera ko inzara yenda kubica bagataruka bagasimbuka umupaka bagiye guhaha mu Buganda. Ibyo bintu rwose ni ibintu biteye ikibazo gikomeye, ariko byose bituruka mu mutwe w'ubutegetsi bw'u Rwanda, uko bumva ubutegetsi. Paul Kagame yumva u Rwanda nk'akarima ke. Ntabwo azi neza ko u Rwanda, ntabizi cyangwa arabyirengagiza ko u Rwanda hari n'abandi barufiteho inyungu. Hari ibihugu by'amahanga uhereye ku byo duturanye nabyo bifite inyungu mu gucuruza mu Rwanda, mu kuba byashora imari mu Rwanda, mu kuba byagira inyungu bikura ku Rwanda cyangwa ku Banyarwanda. Paul Kagame arashaka gucunga u Rwanda nyuma y'imyaka 25 abikora nk'aho ari agahubuke rwose, nk'aho ari akarima ke wagena uko bigenda, akagena buri kose. Ubwo rero ndumva umubano w'u Rwanda n'Ubugande ukunze kuntera ingorane mu kuwusuzuma, kubera ko utamenya aho bitangirira naho birangirira, utamenya neza ikibiri inyuma kubera wa mubano wihariye bari abantu bagiranye. Uri kuvuga uti abo bagabo bombi, wabwira abantu yuko uyu mwuka mubi ari ibibazo biri hagati ya Paul Kagame na Yoweri Museveni, ni hagati y'ibihugu, ni hagati y'abantu ku giti cyabo, we na bagenzi bawe muhuriye mu ishyaka, mubibona mute? Ni inyungu z'abantu babiri gusa. Nta gihugu cy'Ubugande cyishimiye ko imipaka ifungwa, nta baturage b'u Rwanda bishimiye ko imipaka ifungwa. Bari abagabo bombi bagiye bakicara mu kabari ahantu, reka mbashyire mu kabari kuko mu biro byarabananiye, bagiye bakicara mu kabari ahantu bakaganira bati iki kibazo nta kibazo kigihari, byose byaba birangiye kuko iki kibazo ntacyo tuzi. Nta nyungu zigaragara zishishikaje u Rwanda Kagame ari kurwanirira ku buryo afunga imipaka abaturage bakicwa n'inzara. Ni ikibazo cy'abantu babiri
ni ikibazo cya Paul Kagame na Yoweri Museveni, nibo bakizi icyo bari gupfa, nibo babizi bakabidutura hejuru. Icyakora ikigaragara Museveni yagenje make cyane kurusha uw'iwacu, kuko iwacu niwe wagiye gufata ibibazo ibyemezo bihubutse byo gufunga imipaka, niwe wagifashe, ntabwo ari Yoweri wagifashe. Bishaka kuvuga ko rero iwacu niho haturutse amakosa akomeye cyane, ariko mu by'ukuri ntitwirirwe tunabitindaho igihe kirekire. Ni ikibazo kiri hagati y'abantu b'abagabo babiri, uwitwa Yoweri Museveni n'uwitwa Paul Kagame. Baramutse bicaye amasaha 2 gusa batubwira ngo ikibazo kirakemutse, imipaka bakayifunga, inyungu zabo bakagira uko bazumvikanaho, nabo ntibirirwe baturangaza badutesha igihe. Iyo bibe ikibazo cy'igihugu, yenda n'intambara iba yarabaye, yenda abantu bari kugira n'igihe bavuga bati reka turwane noneho birangire, cyangwa se diplomasi yakozwe uko abantu bagerageje kubafasha icyo kibazo bakagikemura. No, ni ikibazo hagati y'abantu babiri baduteje ingorane, Paul Kagame na Yoweri Museveni. Bareba aho bahurira bakemura icyo kibazo, umunsi umwe wonyine wabuhagije, ibindi ni rwaserera badushyiramo kubera inyungu zabo bwite batabigira ku mugaragaro. Noneho twumve icyo wowe wavuga ku bitangazwa na Paul Kagame iyo avuze kuri iki kibazo. Now, if we stop that, one second, if you aragira ati nimuhagarika ibikorwa byo guhohotera abanyarwanda, ikindi mukareka gukorana n'iriya mitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'ibikorwa gufunga umupaka bizahita byikora. The borders would be open. It's automatic. Ubundi uzi ko atari yarigeze avuga yuko imipaka ifunzwe. Ejo bundi kwa gatatu imbere y'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, bwo rwose ibyo noneho ntiyabinyuze ku ruhande. Avuga ko uwo mwuka mubi nguterwa nuko hari abanyarwanda bajya Uganda bagafatwa bagafungwa, akanongeraho ko ngo Uganda yaba icumbikiye cyangwa ikanafasha abashobora kuba bajya mu mugambi wo gutera u Rwanda. Izo mpamvu mwazivuga iki? Mubona zifite uburemere? Muzibonamo ukuri? Abo se bafatwa abanyarwanda bafatirwa mu Uganda baba bagiye gukora iki? Ko abanyarwanda buzuye mu Bugande, ko abanyarwanda ari ibihumbi n'ibihumbi bari basanzwe bamenyereye kujyayo. Ikindi kandi abo bafatwa ni babandi bari banahabaye bahamenyereye. Niba babafata nuko bazi impamvu babafata. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, kubyerekeye impamvu z'umutekano no kuba ko Uganda yabishyigikiye ngo abantu barwanye u Rwanda. Uganda se ko yafashije FPR igafasha igihugu, abo ngabo bifasha ubu ngubu bakoze iki? Bari hehe nibande ngo tubabone ko barwanye u Rwanda? Abo ngabo ni babandi n'ubundi babaye Bugande, n'ubundi bisanga Bugande nk'iwabo, n'ubundi bari kumwe na ba Paul Kagame Bugande, kubera ko yabirukanye mu gihugu akumva adashaka ko bagera ni Bugande. Urumva ni twa tubazo tugaruka tw'abantu bagiye bapfa ibintu kera, z'inzangano zabo bashaka gutura ku gihugu no kutugora. Nge ndahamya ko Uganda nta bantu bahungabanya umutekano ifasha batera u Rwanda, kuko Uganda ifata akanyi gashyikira abarwanya u Rwanda, iba yarabashyigikiye nkuko shyigikiye inkotanyi bagatera tukabibona, wenda bakanafata ubutegetsi. Na bintu byo gukabya, ni ibintu by'uko abanyarwanda cyane cyane abo ku ruhande rwa Paul Kagame batazi kwicara ngo baganire n'abandi bagire n'icyo bumvikanaho, bibwira ko ibintu bizahora bikemuka mu buryo bw'igitugu nuko babibona. Ariko ni ikibazo cyoroshye cyane cyane ko kiri mu bantu baziranye, haramutse bicaranye haba harimo utubazo bakadukemura, ni ibintu byashoboka. Impamvu z'umutekano zo ngo bashyigikira abantu batera abo bantu ntabo twabonye rwose, bakatubwira impuha. Ni ugushyira Kayumba Nyamwasa yabaye muri Uganda, yabaye burugumestre ngira ngo niba atari prefe simbizi, niho iwabo aramuburiza iki kugendayo niba ashobora kugendayo. Nayo byo kuvuga ngo bazatera batese twabibona ko nyine ko Museveni yabashyigikiye koko bikagira inzira, nta biriho, nta byabaye. Ni ibintu gusa by'inyungu zabo baziranyeho badashobora no kuvuga ku mugaragaro, ibindi ni impuha bashaka kutubesha. Hari abanyarwanda bagiye baraswa bajya cyangwa bava Uganda, hari n'Abagande nabo barashwe bicwa muri ubwo buryo. Abagande bavuga yuko bamaze kwicirwa abaturage 4. Uwa kane rero ubwo yaraswaga mu minsi ishize, byarakaje cyane abaturage bo ku mupaka, ndetse nkaba nagira ngo nkubaze, kuko umuntu yumvise uburakari bari bafite n'agahinda, wumvaga batangiye kuvuga ko bashobora nabo kuzafata icyemezo ko nta munyarwanda wongera kubakandagira ku butaka, cyangwa se ngo abe nk'abariya babe baragiye kwatishaho imirima, ngo babe bamwemerera gukomeza kugira ibikorwa yahakorera. U Rwanda rwatanze umurambo w'umunya-Uganda wiciwe ku butaka bwarwo ashinjwa kwambutsa amagendo. Byababaje abanya-Uganda benshi. Amajana agiye kwakira umurambo ku mupaka wa Cyanika yahakoreye inama, nuko bamwe bahavugira amagambo akomeye. Ubu natwe twifuza kureba nka Uganda, tukareba ikintu kigomba gukorwa cyarinda abantu bacu.
akaba kuva uyu munsi ndi kubabwira ngo dufite abantu natwe b'i Rwanda baguze amataka bagagura mu Uganda kandi mwe mubakira. Kuva uyu munsi nta muntu ugomba kongera guhinga mu Uganda. Mwewe icyo twabasaba mwe kubica sibyo, ariko turinde igihugu cyacu, muzaho kigarukiye baguma iwabo natwe tugume iwacu. Umushingamategeko uhagarariye ku karere ka Gisoro mu nteko ishinga amategeko y'igihugu Bwana James Sababuturo we yagiriye inama abaturage babufumbira kutagira umutima mubi nk'abaturanye, ariko ijambo rye abaturage bararyinubiriye cyane abandi barahigima. Birababaje, si rimwe nk'uko namwe mubizi, si kabiri si gatatu, aho hari ikibazo kinini. None njewe icyo mbasaba ni ibintu bibiri. Iyo watewe umuntu akaza akakugirira nabi, icubwenge si ukugira ngo nawe ugende umugirire nabi, ubwo ntabwo ari ubwenge. Numugirira nabi, yakugirire nabi, umugirire nabi, agiye kuvamwo intambara agapfa abantu benshi, ntabwo ari ibintu byoroshye. No kubwico ndi kubasaba ibintu bibiri. Icambere ni ukwitonda, mutuze, president yabimenye, ndabyitegereza uburakari mufite nanjye ndabufite, ariko mube intwari, mureke kurakara, mwakoze muyangane mukomere. Ibi bintu bikomeje gutya aho ntibyavamo ko hari abagwa muri uwo mutego kugira ngo basunikirwe mu burakari n'ibikorwa bishobora gutuma abantu bihimura ku bandi. Mu mateka tukaba tubona ko iyo hariho inzangano cyangwa zihemberwa muri ubwo buryo, nta mpungenge ko ibintu bitagaruriwe mu nzira byazabyara amabi arenze ayo tubona uyu munsi. Aho rero niho hari ikibazo ahubwo cya politiki gikomeye, kubera ko politiki ya ndigabo ya Paul Kagame nabo bafatanyije. Ikindi mari igikorera u Rwanda ni ukurwangisha mu mahanga kandi uhereye mu baturanyi. Abaturanyi si na Uganda gusa, no muri Kongo no mu Burundi naho ntiriwe mvuga, barabona abanyarwanda nka danger mu karere. Barabona bari kwanga abanyarwanda, bari kugenda biremwa mu urwango rw'abanyarwanda kubera ibikorwa bibi u Rwanda rukora, ubutegetsi bw'u Rwanda rukora. Aho rero iyo politiki ya ndigabo ya Paul Kagame nyine kwa kundi ko kwiyemera ngo mu mahanga badukunde, mu mahanga batumenye, byarabayobeye. Ahubwo icyo bagenda bakora kubera ijabo rirenze urugero, kubera kwiyemera birenze urugero, biri kudukururira ko abantu twari dusanzwe duharahirana, abantu twari magirirane nk'abo b'i Bugande, bo muri Kongo, b'i Burundi, batubona nka danger. Aho umunyarwanda ari mu minsi iri imbere bazajya bamubona bakinga inzu cyangwa bamwatake cyangwa bamugirire nabi. Nibyo by'ibyo uri kuvuga. Umujinya amateka arabyerekana, hari ibihugu byagiye bigira ingorane bityo amateka bikaba byatuma abanyarwanda baba danger. Wakwambuka muri Kongo abanyarwanda bose bakagira ngo abakongomani bakagira umunyarwanda wese ni Paul Kagame cyangwa atekereza nkawe cyangwa akora nkawe. Wakwambuka i Bugande, igihugu cyahoze ari inshuti cyane y'abariya, igihugu cyabafashije byose ariko niba abantu batangiye kugira ubugande kuriya bwabahaye byose, niko navuga, niba batangiye gusuzugura no kukerensa ubugande bwabafashije kugira bageze ku butegetsi, bazubaha ndetse wundi nyine ko ari byo bigaragara muri Kongo yahindutse agatobero, ko ari byo bigaragara mu Burundi bashaka kubyinira hejuru, uretse ko Burundi bwihagazeho. Ubutegetsi bwa Paul Kagame na politike ye ya ndigabo ni danger ku banyarwanda, niyo mpamvu yagombye guhinduka. Mu minsi ishize havuzwe ikintu giteye ubwoba kurusha ibindi muri bya bindi byo gushyira u Rwanda mu kaga. Muri Kongo cyane muri Kongo Kinshasa, umugabo wabaye minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yageze ahantu avuga ati ahubwo igisubizo kiri mu gutera u Rwanda tukarufatanya na Kongo, niho twagira amahoro. Ndetse na kiliziya na karidinari yageze icyo abivugaho. Ariko aho muzito aho ngaho yarakabije kuvuga yuko batera u Rwanda bakarufata ko aribwo bagira amahoro. Harimo gukabya, yego biragaragaza akababaro n'uburakari afite, ariko urumva ko abantu babonye abantu barabyamaganye cyane. Kubyamagana se bibuza kuba ukuri. None wowe niba nk'uko wari umaze kumbaza icyo kibazo, ubona ibibazo bihora bituruka mu gahugu kangana urwara kari iruhande rwanyu, buri gihe imyaka bishize ari 25 ibibazo bikomeye biturukamo byo kwica abantu buri munsi, byo kudurumbanya igihugu. None se wowe ikibazo ntiwagikemurira koko aho gituruka? Ibyo muzitavuga mwahataniraga rero kuba mwagera ku butegetsi namwe nta gihugu mwamufite. Oya, ntabwo turi kuvuga ko ari byiza, sindi kuvuga ko ari byiza, sindi kuvuga ko ari byo nifuza ko ariko byakagombye kugenda, ariko ndi kuvuga ko
Paul Kagame ari gukururira u Rwanda kaga rushobora kuzagera n'igihe ruterwa muri ubwo buryo. Igihe Kongo yaba ari capable, yaba ifite ubushobozi bwo gutera u Rwanda, buriya nyine byatangiye kuvugwa, amaherezo bazanabikora, ureke uzareba. Icyo suko mbishyigikiye, suko mbyemera, ahubwo nicyo ntifuza, nicyo cyagombye guhagarara, ariko nyine Paul Kagame ari gushyira u Rwanda mu kaga. Naho rero ku kibazo wambazaga, ubutegetsi bwa FPR bufite ikintu bushingiyeho. Ikintu bushingiyeho rero ni ukwitsongora birenze urugero, kwiyemera birenze urugero, no gukoresha iterabwoba. Umuntu wese ukoresha iterabwoba atizera baza, atizeye abaturage be, ahora buri gihe avuga ngo nakumena, nagusandaza, nagira gute, nakurasa. Muzito amaze kuvuga ibyo, kandi Muzito ntabwo ari muri guverinoma, Muzito ntabwo avugira leta ya Kongo muri iki gihe. Ntiwabonye ko inzego za Paul Kagame zivuga zitangira kwitegura intambara ngo zasandaza ngo Kongo. Ako kabanga ko kwishongora birenze urugero niko gatuma abandi bacisha make, bagacisha make atari uko babikunze cyangwa ari intege nke, atari uko bashaka kumera nka bariya. Ngiye nkubwiye ko Paul Kagame mu gusaza ko ari kudusazira nabi, ubutegetsi bwe buri gusaza nabi cyane bikomeye. Ako kantu ko kwishongora ku baturanyi, burya iyo wabuze abaturanyi ntacyo ubusigaranye. U Rwanda ntagarakarwa ku isi, wavuga ngo wenyine yagiye kurya iwe ku meza nimugoroba, we n'umugore we n'abana be, indege iva i Paris ikabazanira ibyo kurya nta kibazo, iva muri Amerika ikabazanira. Ni umuntu utareba ukuntu abaturage babayeho kubera inzangano n'amakimbirane ari gukurura n'abaturanyi. Ntabwo u Rwanda rushobora kubaho imipaka ya Kongo ifunze, imipaka y'u Burundi ifunze, imipaka y'u Buganda ifunze. Ntabwo u Rwanda rwagira. Icyakora Kagame we ntabwo azicwa n'inzara. Kagame we azarya. Kagame we azajya guhahira i Burayi na ya ndege ye. Kagame we azajya guhahira muri Amerika. Aho rero niho ujya kubona ukabona umuntu atangiye guta umurongo, iby'ubutegetsi bitangiye kukumuyobera, ari nabyo byerekana ko abantu baba bari gusaza mu mutwe no mu mikorere, ari nabyo bizakwega wenda guhinduka kwabo mu minsi iri imbere. Noneho tubwire uko uyu mwuka mubi abategetsi b'ibihugu byombi batarebana neza, wabwira abantu ko byashira biti. Ibi bibazo turi kubona ntabwo byigeze bibaho mbere yuko ba Kagame bafata ubutegetsi. Ibyo ngibyo reka dusubire inyuma gatoya. Hariho politike y'imihahirane n'imibereho myiza n'imibanire myiza n'abaturanyi, hariho na za organisation nka CPGR zibifavoriza zituma bibaho. Niba biri kuba kubera ubutegetsi bwa Paul Kagame, nuko ubwo butegetsi aribwo nyirabayazana, nibwo budashaka kubana n'abandi. Igisubizo niba bo bibananiye, kandi koko biragaragara ko byabananiye, kwicarana n'abandi ngo bavugane, kwicarana n'abaturanyi ngo bavugane mu nyungu z'u Rwanda, nibaveho. Nta handi hari igisubizo uretse ko ubutegetsi bwahinduka hakagira abategetsi bashaka kubana n'abandi. Sinirwa nca kure rwose, nihaveho bari abantu bagashoza ntambara, bagashoza mvururu, bateje akaduruvayo mu karere kose, kandi bagitangira bagifata ubutegetsi, n'ubu barabikomeje. Nta hano muturi ni mu guhindura buriya butegetsi, ubundi hakajyaho abayobozi babibona nk'uko tubibona, bakwifuza ko bari abaturanyi tubana mu mahoro, aho guhora mu makimbirane n'intambara zica abantu, zicisha abantu, zituma n'u Rwanda rugaragara nabi. Kuri wowe tuvuge nk'ubu mu matora ataha Perezida Paul Kagame avuze ati ntabwo nzongera kwiyamamaza, ntihahatana abandi. Icyo kuri wowe utekereza ko hari icyo cyahindura? Oya, si ukuvuga gusa ngo ntihatana abandi, bizaterwa n'abahatanya baribo, cyane cyane n'abatsinze amatora. Abatsinze amatora niba abagabo n'abategarugori bashaka kuzana umutekano mu Rwanda no mu bihugu duturanye, ibyo byo bizabaho kuko niba ikibazo kiri cyonyine. Abategetsi bashaka tuzabona ibya Paul Kagame birangiye, abo ngabo nibo bazatuzanira amahoro muri politiki nziza bazakora y'imibanire myiza n'abaturanyi. Nuko nta handi gisubizo kiri. Kuri wowe Paul Kagame avuyeho hagakomeza hakayobora, tuvuge nk'uwava nko mu ishyaka rye, utekereza ko hari ikintu na gito byahinduraho? Umutegetsi yahindutse burya biba bihindutse. Uwo nguwo uzava mu ishyaka we ntawe nzi, nakwifuza ko ari njyewe umusimbura mu by'ukuri, cyangwa abandi tubyumva kimwe. Ariko uwo uzamusimbura ntawe tuzi, niba ari Kabarebe uzakora nkawe, niba ari undi uzakora nkawe, ntawe byaba bivuye, ntawe byagiye. Ariko birashoboka ko mu ishyaka FPR habamo impinduka. Ntabwo mvuga ko abantu bose badashira mu gaciro barimo, yenda hakabonekamo abantu bashyira mu gaciro, cyane bikagaragarira aho ngaho. Rega hari ibintu wabeshya n'ibyo utabeshya. Niba umuntu atazi kubana neza n'amahanga, bihita bigaragara, cyane n'abaturanyi. Nizira ntambara turi kubona na kariya kagakoze turi kubona. Nihaboneka umuntu uzi kuganira mbere na mbere n'abanyarwanda, ariko waba utazi kuganira nabi wawe, ukazamenya kuganira n'abahandi gute? Ndibibaho. Ubwo rero reka twizere iyo mpinduka tukaba twizeye ko natwe tuzayigiramo uruhare. Mu kanya rero wari ukomoje kuri General James Kabarebe, ngira ngo impamvu namukomojeho nuko ni umwe mu bajyanama ba hafi ba Perezida Paul Kagame. Muri iyi minsi abantu bakomeje kwibaza ku magambo yavugiye imbere y'urubyiruko rw'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse hari abayamaganiye kure bavuga yuko
ayo magambo ashobora guhembera inzangano. Hari generations zabyirutse nk'uko namwe mwabyirutse, nazo noneho ziri mu position yo kuvuga ngo ubu ngubu tumaze kwiyorganiza muri Mozambique, nitwe dufite ekonomi yose, muri Zambia nitwe dufite ekonomi yose, amashuri turiga turatsinda. Nigeze kubona ikinyamateka cyo muri Lesotho batangaza ibizamini bya leta uko byasohotse muri uwo mwaka, uko amashuri yatsinze n'abatsinze. Nahereye ku mwana wa mbere, Nshimiye Imana, Twagira Umukiza, ndende kugeza ku bana bageze 20. Ubwo mpita ngira gute, mpita mbyumva kubera ko natwe turi muri Uganda, at least igende ndi muri primaire ya 7 cyangwa ajya kujya muri secondaire, bamanika abanyeshuri batsinze guhera ku wa mbere kugera ku 100 bari abanyarwanda gusa. None nabo nyuma y'imyaka 20 baramanika abana batsinze ugasanga nibo gusa. Ibyo ntacyo byakabaye bitwaye yiba bari abana bazima batekereza neza, ariko ikibazo ni uko imitekerereze yabo ari y'ababyeyi babo, ari yo gusenya igihugu. So ubwo urumva ni generations zigiye kugira gute guhangana. Mwebwe ntabwo turabumva cyane kuri iki kibazo, none turagira ngo twumve icyo mugitekerezaho. Ayo magambo ngira ngo abantu bose bakurikira politiki yo mu Rwanda barayumvise, mwe mwayabonye mute? Aho ndabivuga ukundi kubera ko amagambo ya James Kabarebe mu by'ukuri ni amagambo akomeye, ni amagambo afite uburemere, ni amagambo ariko arimo n'ubwenge. Aho nabishimira James Kabarebe kuko yavugishije ukuri. Ngatangira mvuga ko James Kabarebe ntago ari umuntu wese ubonetse. Hari abonye mbona babanye kera bashaka kumusuzugura bibuka ngo kera ngo ntacyo yari cyo. James Kabarebe si umuntu usanzwe. James Kabarebe ni umuntu wageze mu nzego zikomeye, wabaye ministri, wabaye chef d'état major w'ibihugu 2 ndetse ubu ni umujyanama wa perezida. Iyo avuze ku mugaragaro abavugira igihugu, yavuze ku mugaragaro abavugira perezida wa repubulika, abavugira FPR. Donc ibyo yavuze FPR niko ibyumva. Icyo cyo tugomba kubanza kucyumvikanaho. Abashaka gukerenza amagambo ye no kuyacisha bugufi cyangwa no kuyambura uburemere afite baba bibeshye. Icyo ni icyambere. Uravuze ngo kubera bivuze kuriya ari umuntu wo mu rwego rwo hejuru, icyegera cya perezida Paul Kagame, ari nawe uyoboye ishyaka, uremeza uti buriya niwo murongo wa FPR. Ejo bamuvanyeho bakavuga bati ibintu wavuze ntitubyemeye, ntibyabivuguruza ibyo uvuze? Ntabwo barabivuga kugeza ubu, sinzi icyo bategereje. Iyo baba batabyemera baba barabikoze nk'uko bivuze, bakavuga bati uyu muntu ibyo yivugiye n'ibye, cyane ko bifite uburemere bukomeye. Ibyo yivugiye ni FPR byemera, ntabwo Paul Kagame abyemera, ariko kugeza ubu tuganira ntabyo bakoze, bigatuma kandi sinabyo avuze byonyine kuko niwe usigaye avuga. Reka nkubwira akantu. Ejo bundi turi gushaka gusubira mu Rwanda, mboneyeho umwanya wo kukubwira ko wavuze iby'amatora yo mu 2024, ngewe ishyaka ryanjye ryarangije kungena nk'uzajya kwiyamamaza icyo gihe. Nizeye ko inzira izabifunguye kurushaho. Ariko ejo bundi turi gushaka kuvugana nabo, twaragerageje nkuko nigeze kubitanga mu kiganiro, ariko umuntu uziriya system aza kumbwira ati uratigihe, niba ushaka kuvugana n'ubutegetsi, niba ushaka kuvugana na Paul Kagame, hari abantu 3 ugomba kuvugana nabo. Nubabona abo ngabo bazagutega amatwi kandi uzi ko ubutumwa bazabugeza kuri perezida wa repubulika. Ati uwa mbere General James Kabarebe, nuvugana nawe uzamenye ko ubutumwa bwashyize. Uwa kabiri Dani Munyuza, uwa gatatu Muzehe Tito. Abandi bose wapi bazajya bagutera utwatsi bigirira ubwoba. Ubwo nagira ngo nkubwire ngo wumve uwo muntu urwego ariho, abashaka kumucisha bugufi bagenze make. Hari abo batangiranye bananiwe barihungira, abandi baricwa, abandi barafungwa, waracyahari aracyanavuga, ntago ari umuntu usanzwe. None abo 3 hari uwo mwabashije kuvugana nawe? Ndabikubwira ubutaha. Uri nk'imbere y'abantu batabashije kuyumva, babwire muri make ibyari biyakubiyemo, ariko ubona bishobora kuba byagira ingaruka itari nziza. Muri make rwose ndivugira icyo nakuyemo nk'umunyapolitiki. Ikintu gikomeye yavuze, mbona mu ubwenge bwa philosophie de l'histoire, nubivuga ko hari ikintu yumvise nibira byo kugereranya mbere na mbere generation ebyiri. Akavuga yavuze sinuko ukuntu yabivuze mu ijambo rye, avuga ko habayeho generation de survie, ngo birirwaga bashyingura. Generation de survie ni ukuvuga yabigereranyaga ku mpande z'abahutu n'abatutsi. Ku ruhande rw'abatutsi yavuze iriya generation yagiye muri 59 ko bamaze imyaka 40 ntacyo bashobora kugeraho mu by'ukuri. Baragerageje kugira icyo bakora ngo ubutegetsi buhinduke mu Rwanda bakoresheje bya bitero byitwa iby'inyenzi. Ndagira ngo nibutse abatwumva ko inyenzi zatangiye gutera muri 62 ku munsi w'ubwigenge, ziza guhagarara muri 68, ariko zaragerageje uko zishoboye kose. Nyuma baragenda barashwiragira bajya mu bihugu by'amahanga. Iyo generation kabari barayireba
ko ntacyo yagiye ishoboraga kugeraho, nta n'icyo yakoze, ariko yari generation de survie. Noneho abaje kugira icyo bakora ni generation yakurikiyeho, ariyo yabo yaje kubyara inkotanyi, nibo babashe gutera muri 90 mu gukomeza ibitero byari iby'inyenzi byahagaze muri 68, noneho baza kugira icyo bageraho. Ku rundi ruhande rw'abahutu akabigereranya akavuga ati generation de survie nayo ni ingi turi kujanjagura. Babandi bagiye muri 94 bahoze ku butegetsi, baragiye bajya mu mashyamba, bajya hehe, batangira gutera ibitegero by'abacengezi. Ntacyo bari benshi, bakoze uko bashoboye ariko ntacyo bagezeho, mbese nka za nyenzi za kera. Ati yo ni generation de survie. Atariko mwitonde mwabana mwe, mwitonde. Ubu hari indi generation y'abana b'abahutu, yirinda kuvuga iryo jambo ariko tuba twabyumvise nyine ibyo ari kuvuga. Y'abana b'abahutu nabo bafite imbaraga, batakiri muri generation de survie, bafite ubwenge kubera ko baratsinda mu mashuri yo mu mahanga bagiye, cyane cyane abo mu mahanga kuko avuga ko mu gihugu baba bifitiye, ko abo babajanjaguye babarangije, ariko abo hanze bafite ubwenge kandi bafite n'amafaranga. Ati mwitondera generation ishobora no kwiyorganiza ikaba yafata ubutegetsi. Aho rero hari ubutumwa bukomeye cyane. Abana ari kubibwira ni abana batoya, ngewe sinanabita n'abacitse ku icumu rya genocide, kuko umwana w'imyaka 15 20 yacitse ku icumu gute. Ibyo nacyo ni ikindi kiganiro abantu bazajyaho bazavugaho. Ni abana b'abatutsi, reka tujye tuvuga uko bimeze. Ni abana b'abatutsi ari kubwira, akababwira ati mwitonde, imbere yanyu hari abandi bana b'abahutu nabo bafite ubwenge, nabo bafite imbaraga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Kabarebe ikibimuvugisha nuko abona modeli y'ubutegetsi bageze ubudiruro, donc bamaze imyaka irenga 25 bari ku butegetsi, bakabona ko modeli y'ubutegetsi bashyizeho badashobora kuburaga abo bana bato bari imbere yabo. Ari kugerageza kubahugura, kubafungura amaso, ariko modeli y'ubutegetsi bw'iterabwoba bukoresha ikinyoma, bukoresha kwikubira ibyiza byose by'igihugu, bumena amaraso butizigama. Ubwo butegetsi barabizi neza ko badashobora kuburaga bari abana ngo buzakomeze nkuko bo babufite. Bakabona hari danger. Kabarebe akabwira abo bana ati nimureba nabi bariya bene wanyu bazafata ubutegetsi. Mu by'ukuri regime Kabarebe barerekana ko bafite ubwoba, kuko birabibwiraga abe yumva ko bumvikana. Regime ifite ubwoba ko igihe cy'inkotanyi kirangiye, mu yandi magambo. Niyo mpamvu niho mvugira ko afite ubwenge muri philosophie de l'histoire. Ari kubara imyaka regime y'abahutu yamaze imyaka 30, none imyaka 30 turenda kuyirangiza, natwe birashoboka ko byaba birangije. Badi ibyo uri gusobanura birafasha abantu batabashije gukurikira nyine kumenya ibyo yavuze, ariko noneho tubwiri hari ingaruka, hari ikibi mu byo yavuze gishobora kugira ingaruka ngo uzitwereke. Reka mbanze mvuga icyiza, ndavuga ikibi nyuma. Icyiza kirimo mu byo, niyo mpamvu mvuga ko afite ubwenge, nuko bari abantu bari ku butegetsi nabo bafunguye amaso, bamaze kubona ko ntibagishobora gukomeza kubesha urubyiruko ngo abahutu ngo ni ibicucu, ngo abahutu ngo ni ibigoryi, ngo ntacyo bimariye, ngo nabanebwe. Icyo bakivuyeho, ibyo kuvuga ngo imbaraga ngo zabatsinze ngo ntaho zagiye, ngo n'ubundi ngo twabajana, byavuyeho. None hari kuvuga ati mwitonde, bafite ingufu. Ndagira ngo abana b'abahutu bumve icyo kintu, bagitega amatwi. Abahutu bari hanze batega amatwi, abari mu gihugu batega amatwi, babyumve kandi babyemere. Izo mbaraga kuko barakomeza abantu bashobora kuba badashima imikorere y'abura butegetsi, si ubwoko bumwe gusa, si urubyiruko rw'ubwoko bumwe gusa, si abanyarwanda b'ubwoko bumwe gusa. Nkurikije mbabarira tube tubyihoreye, twigumire ku byo Kabarebe ari kuvuga. Ibyo ntari kubijyamo ngo hari abameze gutya, ibyo biramureba. We arabona abari danje ari kwivugira, nabo ubwabo bafite ubutegetsi mu gihugu. Noneho ahari ikibazo rero wambazaga ngo ikibi kirimo ni ikingaruka nizihe. Kabarebe nta gisubizo ari kubona kuri icyo kibazo yavuze neza kiriho. Ibyo nta gisubizo ari kubona. Igisubizo ari kubona no kuvuga ngo bari abana se bafite imbaraga n'ubwenge, ntabwo dukwiye kubarashisha imbunda iruta izindi. Kibure bafite ingenga bitekerezo ya genocide. Wumve ni cya gisubizo bamaranye imyaka 25 kitagifata. Nabo bana yavuze cyangwa yavuze ahubwo abantu bashobora kuba bafite ingenga bitekerezo mbi, kuko habaho ingengabitekerezo nziza, hakabaho n'ingengabitekerezo y'ubugome. Abo yavugaga yarashisha iyo mbunda hose abafite ingengabitekerezo mbi. Bari abantu bose yavugaga muri rusange ko bafite imbaraga, b'abahutu mu yandi magambo. Reka ntimukajye mutsinda amagambo, reka tujye tuyavuga uko ari. Bari abantu bidusobanura. Ndabisobanura rwose, ndabisobanura. Bari abantu avuga bose yamaze kuvuga ko bafite imbaraga, ko bafite amafaranga, ko bashobora kwiyorganiza, niba yigereranya nabo mu gihugu, ngo nubwo twe tugiye kumara imyaka 30 ngo ariko ngo twari turi kubaka igihugu, ngo naho bo bafite ingengabitekerezo niba ashaka kurasa. Mu yandi magambo solution ari gutanga nuko bajya kubarimbagura nkuko bamaze iminsi bica abantu muri za Kongo, bakajya kubarimbagurira iyo bagiye mu buhungiro kugira ngo barebe ko babona igisubizo. Ariko nabazi ko batazabishobora. Aho niho ari ibanga. Nabazi ko batazabishobora, niyo mpamvu akomeza kuvuga ati mwitonde mumenye uko ibintu bimeze. Aho natwe niho tugera tukavuga tuti nyamara hari ikindi gisubizo. Icy'ingenzi yakivuze
ari abo bana bo mu bwoko bw'abahutu ariyo generation itakiri de survie, kuko generation de survie twarayibonye yakoze ibyishoboye byarayinaniye, nkuko generation de survie y'inyenzi byayinaniye birumvikana. Ubundi se yavuze ko baba abakuru bahunze, baba urubyiruko rubakomokaho, iyo avuga yuko bashobora ngo kuba bajya ngo gusenya igihugu, ibyo nibyo ngira ngo nkubaze icyo wowe ubivugaho, nibyo sibyo? Erega inkotanyi nako si inkotanyi gusa, bahunze muri 59 abantu bari bakizera ko umwami nakuruye dongo ni nabi bwami n'abagaragu be aribo bazi uko igihugu kiyoborwa, aribo bazagira icyo bakora bakabagarura mu gihugu. Ntibyakunze. Inkotanyi nizo ziyoruganije, abana babo nibo biyoruganije bajya gusenya igihugu, bazi icyo bisobanura, bajya gutera kugira ngo bafate ubutegetsi, uko bagisenye twarabibonye. Biriya nibyo biri kumutera ubwoba, kuko ari kubona ariyo solution ishoboka mu minsi iri imbere. Ari kubona ko abangaba bari hanze bakomeje kwimwa uburenganzira bwabo, kandi bafite ubwenge, bafite amafaranga, bashobora kwisuganya mu buryo bwa gisirikari. Bo bavuga ko bateye baharanira uburenganzira bwabo, bagafata ubutegetsi, ndetse bakongeraho ko banahagaritse jenoside. Ariko icyo gihe abari mu Rwanda twavuga ko bari kugisenya nyine, kandi bari kugisenya. Siko byo bimeze ubu nabo, kubera ko aribo bari ku butegetsi, abandi baza baharanira uburenganzira bwabo bimwe, kandi ku buryo bugaragara. Uribuka ko nagiye mu Rwanda bakambuza kugenda, ubu nanjye nikubizaho kakaraciniko buriya bavuga ko ndigiye gusenya igihugu kugira ngo ntahe ariko ntabwo iyo nzira ndayiyamo. Reka twikomereze. Bo barabyita gusenya igihugu, ariko bazi neza mu magambo nyine nta kundi yabivuga. Ntabwo yajya hariya avugira FPR ngo avuge ngo bari abahutu nabo bazaharanira uburenganzira bwabo baze bafate ubutegetsi. Ntabwo yabivuga gutyo, agomba kunyine kubatuka ko bo bazaba baje gusenya igihugu nk'aho batagira uburenganzira, birumvikana, kandi ko bafite ingengabitekerezo yo gusenya y'urwango. Umbabarire nguce mu ijambo. Ubundi mwebwe mukora politiki, njye mbona n'abo dutumira muri mu moko yose. None se niba mufashe urugendo muri mu moko yose, mukinjira mu gihugu muvuga muti igihugu cyacu twese, muri ayo moko yose, kuki bikomeza kuzamo icyo kintu gusa cy'amoko? Kuko mbona abantu b'impunzi barimo amoko yose, kandi n'abashaka guhaguruka nk'uko kwawe mwinjira mu Rwanda mu gihugu cyanyu muri mu moko yose. Kuki byakomeza kwitwa ubwoko? Muri iyi minsi turabisobanura neza. Impamvu ikibazo cy'u Rwanda kigorana nuko kibazwa nabi, hakajyamo kafuyaje, abantu bakavuyanga, ibintu byose bakabivanga bakanabyitiranya. Abantu bashaka guhaguruka, urugeze akubwira ko bahagurutswa n'ibintu bimwe. Abashaka guhaguruka buriya butegetsi bubangamira abantu benshi koko, ariko impamvu ntabwo ari zimwe, n'igituma abantu bahaguruka ntabwo ari bimwe. Aho ngaho rero ni ahantu hakomeye, ngira ngo uzategura ikiganiro rwose, nushaka abo banyapolitiki bose nibagukundira baze tuganire. Ubundi turi guhagurutswa n'iki? Hari abari guhagurutswa n'ibibazo bifitaniye na Kagame. Hari dore mu karere twose tuvuga ibyo bapfa n'abagande, ibyo bapfuye iyo ngiyo kera nta nubizi, nta nuzi ibyo aribyo rwose. Abanyarwanda ntibinabashishikaje kubimenya, nibo bagombye kubyikemurira. Mu bahaguruka hari abari guhagurutswa n'ibyo ngibyo, batajya banavuga na busa koze y'abanyarwanda, batajya bavuga koze y'abaturage bari kwamburwa ibyabo, bari kuvangurwa, bari gusenyerwa. Ibyo ni ibintu tubona. Noneho rero aho igihe kigeze ubu ngubu, twebwe ikintu dushaka kuzana mu kibuga cya politiki, bareke ibintu tubivuge. Kabarebe reba abana ari kubwira imbere ye, yavanguye abana b'indobanure. Nyemerera nguhe urugero. Mu minsi ishize twatumiye mu kiganiro umugabo witwa Etienne Masozera, ari mu ishyaka bita Amahoro People's Congress. Ni ishyaka yamutekerereje ko harimo amoko yose, harimo n'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo umuntu abumva bagaya imikorere y'ubutegetsi bwo mu Rwanda, ibyo musobanura numva nabo babisobanura muri ubwo buryo, bavuga bati buriya butegetsi ntabwo bubereho inyungu z'abaturage, bukwiye guhinduka, hakajyaho ubutegetsi bwatuma buri munyarwanda amererwa neza. Niyo mpamvu nakubazaga nti bizagenda bite kugira ngo abantu bo gukomeza kwitsitsa cyangwa kugwa mu mutego w'ibintu bitanga isura y'uko ikibazo cy'abanyarwanda cyaba gikwiye kugaragara gusa mu isura y'ubwoko. Ese si kugwa, nkurikije uko wabisobanuye, ntibyaba ari no kugwa mu mutego w'uwo mu generali wasobanuye ibintu mukabyumva muri ubwo buryo bw'amoko gusa? Ntibyaba ari ukugwa mu mutego we? Ariko abanyarwanda bazakina kugera ryari? Abaguye mu mutego nabo bashukashuka ngo batabona ikibazo uko kimeze, ko ari ikibazo cya apartheid kiri mu Rwanda ishingiye ku irondakoko, akaba ari byo bidutamaje kugeza n'ubu ngubu. Iyi apartheid tutarayivugaho ngo tuyiganireho, nta gisubizo muzabona.
naho kubavuga uko ibibazo bimeze hariya ari abaprofeseri muri universite, ari abo muri societe civile baganira bakora za analyse, n'uburenganzira bwo kubivuga. Ariko iyo si politiki, ntabwo politiki biragera. Iyo abantu batangiye kwisuganya ngo bahindure ibintu, aho ngaho niho ubutuzi byinshi, ubu twabonye byinshi, niho ibibazo bigaragarira. Abantu bamaze kuvuga ngo reka dufatanye urugendo, noneho tujye twisuganye mu ishyaka rya politiki cyangwa mu mutwe wa politiki cyangwa muri coalition, tujye kurwanya buriya butegetsi, niho mutangira gukora strategy, mukabona ko abantu batari kurwanira ibintu bimwe, batari kurwanira inyungu zimwe. Reka nkubwize ukuri rero, muri iyi minsi turashaka gusobanura ko kugira ngo ikibazo cy'u Rwanda gikemuke, Paul Kagame ni umututsi, afite groupe y'abatutsi bigaruriye igihugu, bafite igihugu, bakorera abatutsi ku buryo number 1. So kuvuga ko atari abatutsi babirenganiramo cyangwa batabyemera, barahari. Barashaka kuvangura abahutu kuko ari yo danje. Barabavanguye imyaka 25 irashize, barabica uko bashoboye, barabafunga, babujije uburenganzira bwabo. Ibyo ngibyo bimaze imyaka 25 nta banga rikirimo. Ntabwo kiriya kibazo gishobora gukemuka tuticaranye nabo. Yicara ari umututsi, nanjye nicare ndi umuhutu, tuganire tureba inyungu z'abanyarwanda kuri ubwo buryo. Kuba navuga ngo ndavugira bari abahutu bari kurengana, ntabwo bivuga ko nshaka kwica abatutsi. Cyakora we avugira abatutsi, abita abacika cuma, ariko ari kwigezayo abahutu, ibyo byaragaragaza ko ariko kandi impamvu nuko ikibazo nticyakemuka se binyuze mu nzira yo kuvuga ngo mwebwe mufite ubutegetsi, dore ibintu bitagenda neza, dore ibyo mwazambije, hari n'abandi turi mu moko yose tugira ngo twerekane uko igihugu cyayoborwa, hanyuma abantu babyumvikaneho. Abantu bicaye ku meza babivuga muri ubwo buryo, bwo ntabwo ibibazo biriho byakemuka. Ariko se turagendera ku magi kubera iki? Turagiye kuki ibyo politiki yo kugendera ku magi niyigejeje igihugu kuri, sibyo? Mbere yo kugira ngo icyo kiba uko kibivuga niko bigomba kugenda mu by'ukuri. Ariko nibabanza bavuga ikibazo bagishyire ku meza, naho guhisha ikibazo ukagishyira munsi y'ameza kitagaragara. Umureke ngo tubige uko ibintu birakemuka bitese, kandi ubutegetsi bwose mu gihugu bwihariwe n'agatsiko kamwe. Birakemuka bite ntacyo dufite ku ruhande, abandi 80% barambuwe, byose nta kintu bafite kigaragara, nta gace na gato k'ubutegetsi uretse abamashusho, nta gace na gato k'ubutegetsi bafite. Wese muzaganira ubundi muhuriye. Ikibazo cy'amoko abantu bakunze kuza kuri radio bakatubwira ko kiriho, kandi koko iyo bakivuze nuko kiba kiriho, ntabwo nta muntu ugihakana. Ariko noneho hakaba n'ibibazo navuga abantu bahuriyeho bose nk'abanyarwanda. Ni ukuvuga ko ikibazo cy'amoko ni kimwe mu bibazo bikomeye, ni n'ikibazo kiremereye cyane, ariko kikaba kimwe mu bibazo byinshi. Noneho njye nibaza nti abantu baharaniye kuvuga ngo ibibazo bikemurwe uko biremereye abanyarwanda, muri ibyo bibazo hakabamo n'icyo ngicyo. Ariko noneho abantu umva Jean Claude, icyo ntabwo ari ikibazo kimwe mu bindi, icyo ni nyina w'ibibazo. Icyo ni nyina w'ibibazo. Ikibazo cyo kwikubira ubutegetsi bishingiye ku bwoko mu Rwanda si n'ubu ku Nkotanyi gusa kije, na mbere cyariho. Ikibazo cyo kwishingira cyo guhamya ubutegetsi abantu bakabwikubira bishingiye ku bwoko, nicyo kibazo nyirabayazana, nicyo nyina w'ibibazo. Utundi tubazo tuza dushamikiye, icyo cyakemutse ibindi bihita byikemura mu byo, ntabwo bigorana mu kubikemura. Ariko ntushobora gukemura ibindi udahereye kuri iyo. Ntabwo abantu ariko bashobora kuvuga ko igihugu ari icyabo bonyine, ko ari igihugu cy'abatutsi bonyine, hanyuma ngo ubutegetsi bwose babwikubire mu gisirikari, muri ekonomi, mu mashuri meza, akazi keza kose, hanyuma uzavuze gutyo bahita baguha amazina y'abari muri guverinoma, y'abari mu nteko, banyite uko bashaka. Ariko ndabivuga ni umutaripfana ngewe, nicyo nshinzwe, ahubwo nari ntarabivuga. Muntegereze muri iyi minsi nzabisobanura kuva mu gitondo kugera nimugoroba, mbamena amatwi kugeza igihe bagomba kwicara tukaganira kuri icyo kibazo. Abahutu kandi nabo babyumve, ngo turi kugendera ku magi, ngo batatwita amazina, batagira gute. Yo, imyaka 25 irashize n'ijana izashira. Ariko abantu nibicare tuvuge ko akari akarengane kagomba kurangira. Ubutegetsi si ubw'abahutu gusa, si b'abanyarwanda bonyine. Hari igihe cyabayeho bibeshya, ubu barabibonye ko bibeshyaga. Ntabwo ari ubw'abatutsi bonyine bagiye kwikubira u Rwanda ngo ni abanyarwanda bonyine, abandi si abanyarwanda. Nikoze reka unyemerere tuzongera dushaka undi mwanya, kuko ni ingingo ifite uburemere bukomeye. Dusoze ukora akantu navuga ko ari nko kutubwira muri make icyo wasangiza abantu ku cyo wowe ubona nk'umuti ku bijyanye cyane cyane nuko abantu bari ku butegetsi bafite igisirikare gikomeye. Ibyo ngibyo ngira ngo nta muntu n'umwe ubihakana. Hanyuma bakanavuga ko ntabwo babona abatavuga rumwe nabo ntaho bazamenera. Paul Kagame yarabyivugiye ati haba mu kirere, haba mu mazi, haba ku butaka, ntaho
abo ngabo avuga bose ngo bazanyura gusangiza abantu icyo ubona abantu bakora kugira ngo ubwo butegetsi mwifuza bwakorera abanyarwanda kuko abantu bizere ngo iyo mpinduka iranashoboka. Umuti mu ishyaka ishema twawutekerejeho, tuzakomeza no kuganiraho. Twari twaratangiye kujya tubiganiriza abantu nuko twabuze urubuga ngo tubikore uko bikwiye. Ikintu twise demokarasi y'impanga nta kindi kibiri inyuma uretse ko buriya iriya kominote y'abatutsi na kominote y'abahutu bagomba gutinyuka, bagatinyukana, bakicarana bakaganira nk'abanyarwanda. Niyo demokarasi bashaka bakayaranja kugira ngo buri bose baboneremo uburenganzira bwabo. Demokarasi y'impanga ubwo tuzayigarukaho. Kabarebe icyo ndamushimiye yerekanye izo mpande zombi n'ingufu zifite kandi ntabwo yibeshya rwose. Niba bashaka intambara izaba. Iriya generasiyo y'abana b'abahutu bakomeje kubuzwa uburenganzira bwabo ariko bafite ubwenge kandi bafite n'amafaranga bashobora kuyakorera bakayageraho. Nibakenera kurwana bazarwana kandi bazafata ubutegetsi. Ariko iyo siyo solution twifuza. Ubwo rero byo kwishuka ngo turengo dufite mu gisirikari hashize imyaka 30 ingotanyi zari zifite ikiko ntacyo. Zari ziri he? Igisirikari baracyubatse. Icyo gisirikari bubatse kiri no gusaza, bamaze imyaka 30 nibyo kabari bari kuvuga ati tumaze imyaka 30 sinzi uko ejo bizaba bimeze. Ndangira ngo kuko waruvuze uti ntabwo waruvuze ko mwega mu ishyaka ryanyu mutarageraho, muracyafite icyizere ko impinduka mwifuza mushobora kuyigeraho mu mahoro. Ni nako bizagenda kuko n'abarwana bageraho bagahagarara bakaganira kuko intambara ntabwo igirangiza ibibazo. N'abarwana barwanye bamaze abantu bataye igihe, bataye amafaranga, ariko cyane cyane bakomerekeje abantu, baremye imfubyi, baremye abapfakazi, n'ubundi babona igisubizo ari uko bicaye bakaganira. Twebwe dukomeza kuvuga ati kuki abantu bagomba kunyura muri iyo nzira, kandi dushoboye kuba twabikora abantu batagombye kongera gupfa. Niyo nzira tuzakomeza kuvuga no kuririmba, kandi nzi ko igihe kizagera iyo hagira n'abiyemeza kurwana bazadukenera. Ni hahandi ko bazakenera icyo gisubizo cyo kuvuga ngo abantu bagomba kugira uko baganira, hanyuma abahutu n'abatutsi bakibona nk'abanyarwanda bareshya mu gihugu cyabo, bafite uburenganzira bungana, nibwo u Rwanda ruzagira amahoro. Nayo byo kwiyemera no kwishongora no kwigira abanyarwanda bonyine reka nta gisubizo kirimo. Twari dusoje ntakubajije, ubushize twaganiriye uvuga ko ugiye rwose wowe na bagenzi bawe kongera kwerekeza iyo mu Rwanda kandi ko noneho muzinjiramo. Ni ryari? Yewe ryari sinamenye kugusubiza, ariko turi mu nzira. N'ubundi twavuye ku mugambi wacu uracyakomeje. Nitugerayo uzabimenya, ariko turacyari mu nzira, turacyabishaka, n'uburenganzira bwacu, turacyabangamiwe, turacyakomwa mu nkokora, ariko turabishaka. Tunguranye noneho ntago ari ibintu muzatangaza, noneho tuzabimenya, tuzajya twumve gusa ngo mwagezeyo. Oya, igihe rwose twebwe tuzajya tubabwira intambwe turi gutera, nk'uko twakomeje kubimenyereza abanyarwanda tuzabibabwira. Biramutse ari no kugenda ku buryo butunguranye nabyo mwazabimenya byanze bikunze, ariko turashaka kujya mu Rwanda. Ahubwo mbwire Paul Kagame iki kiganiro nizere ko aza kucyumva, yaturete tukitahira, aratuburiza iki gutaha. Natureke tujye mu Rwanda. Ibi igitekerezo ndi kuvuga wenda najya mbivugana amakari makeya turi kuganira kajya neza amatwi tukumvikana, rega turaba perezida babiri nabyibagirwa. Urakoze. Padiri Thomas Nahimana usoje uvuga ko muri aba perezida babiri kubera ko mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2017 mumaze kubuzwa kwinjira mu Rwanda ku nshuro ya kabiri, wowe na bagenzi bawe mwashyizeho guverinoma mwise ko ari guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, akaba ari nawe wagiriwe icyo cyizere cyo kugira ngo uyobore bagenzi bawe nka perezida uyiyoboye. Tuzongera rero tugushake mu minsi itaha, habaye hari igishya dushaka kukubaza. Wakoze cyane, twaganiraga uri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubufaransa ni Le Havre. Tukwifurije weekend nziza Padiri. Murakoze cyane Jean Claude, Imana iguhe umugisha.